kibitwiki Uwiteka niwe mwungeri wanjye sinzaki ndabiha emyako kugira neza kwawe imbabazi zawe zizanyomaho. Yes, tubaye ikaze mwese abakukiye God's Talent TV. Amazina ni Rera Gloire. Kwa tugiye kubana neza mu kiganiro kandi turaza kugira byishimo byinshi cyane. Yes, kwa dufite tala nziza cyane kandi iza kuryohera amatwi mwese muraza kwishima cyane. Reka dutangire tumuha ikaze, ndaza kumuha ikaze mu buryo bubiri. Uburyo bwa muzike ndaza no kumuha ikaze mu buryo bwa personal introduction aze kwivuga muri make, ariko ndagira ngo mbaze mu ikaze mu buryo bwa muzike. Yes, tugwaye ikaze. Cyubahiro gukomera nibyo umwana w'intama wacunguriye Imana n'abantu. Abo mu miryango yose n'indimi zose hosana Yesu niwe mwami. Cyubahiro gukomera nibyo umwana w'intama wacunguriye Imana n'abantu. Abo mu miryango yose n'indimi zose hosana Yesu niwe mwami. Yes, ndakeka mwese mwabyumvishe cyane. Impano iri hano ni impano y'agahebuzo cyane. Reka twongere tumwakire atwibwira amazina yiwe, avuge uwo ari we wese mu buryo bwimbitse. Ikaze, amazina yawe ubanze wivuge neza. Murakoze cyane. Amazina ni Florence Ingabire, nsengera muri Bible Paris. Yes, Florence Ingabire, tugwaye ikaze neza. Ino ni God's Talent TV, niyo yagutumiye aka kanya. Ndagira ngo mbere ko ngize ikibazo gikomeye cyane, Florence, impano ufite warabyize cyangwa se ni ibintu wakuranye bikurimo? Ndagira abantu icyo kibazo. Ntabwo nigeze mbyiga, navutse nsanga mba muri korali. Ubuzima bwawe bwose wabukuye muri korali, bituma umenya kuririmba? Nuko nguko bimeze. Ese ubona uramutse ugiye nko mu ishuri ukaba nkwigaho kuririmba, noneho level yo kuririmba wabona iri kuri rwego? Ngira amahirwe kujya mu ishuri ryo kwiga rya muzike, bivuga ngo nava hari level nziza nagira ishimishije. Ariko sinzi, wenda hari ibigo byinshi cyane bya muzike biba biteye urujijo cyangwa amatsiko yo kubona ukura gutya ukageraho ukamenya kuri bigeza, ariko utarabyize. Ujye ubitekereza cyangwa ukabigambirira kugira ngo ube international mu kuririmba? Cyane ndabitekereza kandi nkabona ko bikwiriye cyane. Sawa, murakoze cyane. Florence, sasa uri muntu ki mu buzima bwawe bwose? Uri muntu ki? Bwira abantu uriwe neza, wikugura muntu ki? Florence mu buzima busanzwe ni umukobwa. Ikindi ukunda Imana, worship leader. Yes, Florence, sasa reka twongereho akandi kantu, karako kwakira, ariko impano yawe itaragaragara neza. Nagira ngo ukore akandi kantu gatoya kandi keza. Sa urukundo rwawe wankunze rurushimba urupfu nirwo rwansanye mu rugo. Nishimiye ubuntu bwayo, urukundo rwawe wankunze rurushimba raguru
nirwo rwansanye mu rugo nishimiye ubuntu bwayo nagushimira gute wowe wankunze wahinduye imibabaro yanjye bitwenge mbayeho ng'umuringo ushira hejuru nagushimira gute wowe wankunze wahinduye imibabaro yanjye bitwenge mbayeho ng'umuringo ushira hejuru. Yes, urakoze cyane Florence Ingabire, urakoze cyane rwose. Ariko ntarakomeza umucuranzi nabaye nk'umwengagizaho gake, ariko reka nawe mbanze mwakire atwibwire gato kuko ibyo arimo arakora kandi n'amaso ari kuma ndabona asa nkaho atanakuze cyane. Reka mbanze mwakire atwibwire neza amakuru. Yego, amazina yawe? Amazina ni Eric Hakizimana. Eric Hakizimana. Yes, Eric Hakizimana akoze cyane. Wenda ntabwo ari turi buganire cyane nawe, ndaza kumugarukaho iminota mike, ariko Florence kadukomeze. Ese Florence, ndagira ngo ubwire abantu bose bari kugukurikira ahantu ukora inspirations yawe mu kuririmba, kuko ngewe imirimbire yawe iri ku rwego rusa nkaho navuga ko rutari hasi. Inspirations yawe wikura hehe? Mbwira neza kuva hasi, umbwiraho ku inspiration, umbwiraho kuba ufite ino miririmbire muri aho bikura. Ndashaka kubimenya neza mu buryo bwimbitse kugira ngo numve wenda ko niba ari iwanyu cyangwa nsobanura neza icyo kintu mu buryo bwiza. Hari umuntu nkunda cyane. Yes. Naomi. Naomi ukuntu mukunda cyane, aninsiparinga cyane kuko ni umuntu uririmba akaririmba ibintu. Ni umuririmba ibiti cye cyangwa just aririmba nawe ni umushipirida nkawe? No, ni umushipirida, aba no muri Trupansi. Muri Trupansi. Rero ndamukunda cyane agatuma aninsiparinga. Ni wakwigishije no miririmbire yose? No miririmbire cyane birumvikana ko ari we wananyigishije, mbega yarantojeje. Ariko ntabwo waba ufite no miririmbire ari uko wenda nkeka ari igihe abantu bagira impano bifite aho bishamikiye. Ndashaka kumenya se hari aho byaba bishamikiye wenda muri famiye cyangwa se ku babyeyi bawe? Mbwira muri make, mbwire ishami rya muzika yawe. Ishami ahantu bikomoka mu rugo hariyo abaririmbyi benshi, kimwe ko hariyo n'abavugabutumwa benshi. Nakubwiye ko njyewe nagize imyaka 5 mba muri korali. Imyaka 5? Imyaka 5. Imyaka 5 nari ngiye muri korali. Ntabwo wari ufite ubwenge bwatuma umenya imiririmbe, wamenye ko ufite impano y'imyaka nk'ingana? Uza kumenya ngo kuva ngiye Florence Ingabire ufite impano, ufite imyaka ingana? Tuvuze ngo umuntu afite impano, ngo impano yanjye nayimenye iki gihe n'iki, njye nakuze nisanga muri korali, menya ubwenge mba muri korali, ndabikunda. Mu kubikunda bigenda biba ubuzima bwanjye, atavuga ngo nuko mfite impano cyangwa se sinyifite, bitewe n'ukuntu nabikundaga byatumye mbikunda cyane, ariko sinavuga ngo ni muri uyu mwaka. Hagati mu babyeyi bawe yaba ari papa na mama, hari umuntu urimo w'umuririmbyi? Mama nuba muri korali, papa we ni pasiteri. Ndabyumva, ni pasiteri, ariko mama nashaka umushipirida ukubona. Oya, ni umuririmbyi uri aho ngaho usanzwe. Yes, ikindi kibazo, urabona hari international music, yes, abaririmbyi bo Africa hanze mu Rwanda, umuririmbyi ukunda cyane mu Rwanda uvuga ati just uno ni umuririmbyi kweri nkunda, mfatira urugero wenda ufite indirimbo ziwe?
ndavuga ngo mfite inkwikoze rero buriya ngiye umuntu numva afite ubuhanga bose ndamukunda ariko nk'abantu banyuze imbere banyigishije buriya abo ngabo nibo bantu ndeba cyane nka buriya esiro muri True Promises buriya nari mu bantu batumye ngira kuraje yatumye mva kuri level imwe ngera ku yindi kandi ubu ngubu ni umuhanzi ku giti cye nubwo aba muri True Promises na Naomi bariya bose twabaga turi kumwe muri korali nareba uburyo babikora nanjye nabigana nkabona bigenze neza yes akandi kantu kamwe mbere ko dukomeza n'ibibazo ndagira ngo menamo akandi kantu kamwe kameze neza cyane yes naho byose byashira sinzakuvaho Yesu wambereye mwisigirwa sinzakuvaho Yesu naho byose byashira sinzakuvaho Yesu wambereye mwisigirwa sinzakuvaho Yesu wambereye ubuturo bwera wanyinguriye ijuru ry'umugisha mfite ibyiringiro byo kuzakubona wambereye ubuturo bwera wanyinguriye ijuru ry'umugisha mfite ibyiringiro byo kuzakubona wambereye ubuturo bwera wanyinguriye ijuru ry'umugisha mfite ibyiringiro byo kuzakubona nzakubona 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 oh ngo nzakubona nzakubona Yesu nzakubona oh nzakubona nzakubona wowe usoma ako kantu kanyuma nzakubona ako kantu nzakubona 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 Yesu ngo nzakubona urakoze cyane Florence ndakeka nawe muri kubyibonera impano iri hano iratangaje cyane Florence nongeye kugira ikibazo gisa nkaho kinteye urujijo ndashaka kugira menye muri bihugu byo hanze cyangwa pana mu Rwanda bona muziki yabo isa nkaho yarateye imbere cyane ese ni iki kintu wigira kuri muziki hanze ubona ko cyagira agaciro muri muziki nyarwanda cyangwa muri gospel nyarwanda ko cyane cyane niyo turi kuganiraho ugira icyo uvugaho uvuge n'ibihugu ubona ko bifashe ubona byo kwigirwaho icyo kibazo muri make ngiye kuvuga navuga bijyanye n'amarangamutima yanjye nkunda South Africa yes kuko nkunda joyous celebration yes nkakunda na Benjamin Dube abantu ndabakunda cyane
ubwo nyine ngendeye ku marangamutima yanjye cyangwa uko mbakunda abo bantu nkatwe abanyarwanda tubigiyeho byaba byiza cyane kurushaho. Yes. Ndagira ngo nkubaze wenda umbwiye ko ukunda South Africa, yaba Just Celebration, yaba Benjamin Dube n'ibyo koko, ariko bari abantu urebye stage yabo muri gospel ibiteguye kandi bafite population nyinshi cyane. Ndagira ngo umbwire wenda wowe vision yawe nawe ntango igarukira wenda kuba uri mu ship leader gusa, kuba ubabona ukabona ko bari mu rwego ruri hejuru. Vision yawe imeze ite muri gospel? uko na vision yanjye imeze mba numva njyewe bari aba South Africa njye nzabarenga. Aba South Africa uzabarenga? Njye nzabarenga kuko byashoboka. Birashoboka cyane. Imirimbire yawe uko nayumvishije ni imirimbire sinzi iri ku rwego rumeze neza cyane. Aba South Africa uzabarenga? Njye nzabarenga kuko cyambere cyo iyo umuntu yamaze kumva ko ashoboye akabona ko nubwo nta kintu azi akavuga ati kiriya kintu ushobora kugikora kandi kigashoboka, icyo cyizere nicyo cyambere gishobora gutuma mbarenga. Nanjye rero bitewe n'icyizere nifitiye nkumva ko gake mfite mu kuririmba nigenda nkagura ni iminsi mikeya South Africa ndabona abarenga. Right, ariko aho uratubeshye kuko wambwiye ko utigeze ugera mu ishuri rya music kandi aba South Africa bafite music iri hejuru. Ni gute vision yawe imeze gutyo kandi utarigize uca mu ishuri cyangwa music ngo wege, cyangwa uri guplaninga n'ubundi kujya kubyiga kugira ngo ubarenge? Ngaho reba abari aba South Africa baririmba kuri ako bageze mu ishuri. Nanjye rero aka gace mfite ntabwo nagiye mu ishuri, urumva ko ninjya mu ishuri ariko uri kupanga ko ufite gahunda yo kujya mu ishuri cyane. Biri muri plan yanjye uko nkunda muzika, kuririmba ndabikunda cyane. Noneho iyo ndi kumwe n'umuntu ucuranga ndabikunda cyane na gitari numvise irimo neza. Se bise binakubaza wenda hari igikoresho cya muzike ujye ugeragezaho gucuranga? aho ngaho nagerageje gatoya cyane. Gato nk'iki? Gitari? Ubu gitari wageragezaho gato? Oya si cyane, ariko buriya hari utuntu nka tungahe. Do fa nanjye ayo nganda yazi make wasanga ari nkayo nganda. Ariko misemo nakubaza umusore n'undi gucuranga bisa nkaho mufitanyemo agasura ukuntu bimeze biti? Ni musaza wanjye. Yes, icyo kintu nicyo koko iwanyu musinumva ko music n'ubundi ari live. Ni musaza wawe nyine muri musaza wawe? Uyu ni bucura bwo mu rugo. Ndabyishimiye cyane. Iwanyu nawe mukaya ndaza kuma akantu kamwe konyine numve ashobora kuba azi no kurimba nawe buri. Yes, kadukomeze France. Ngarutse gato uvuze ko abazulu bajya bakwinspira cyane mu miririmbire yabo. Ndashaka rero ugire indirimbo imwe y'ikizuru wenda simbize ushobora kuba wayiteguye cyangwa wenda ndashaka indirimbo kubanga kimwe y'ikizuru ukunda kujya tube nk'abava mu muziki nyarwanda gato y'ikizuru imwe. Yes. Watamayelena, oh watamayelena, oh watamayelena, siyabonga. Watamayelena, oh watamayelena, oh watamayelena, siyabonga. Wahabanati, oh wahabanati, oh wahabanati, siyabonga, siyabonga Jesu, siyabonga kwa nyama Yezulu, siyabonga Jesu, siyabonga.
ongeraho nka kangahe iyo ndirimbo iki gani nakizunda gikunda cyane ongeraho kangahe iyo ndirimbo Siyabonga Jesu, siyabonga kwa nyama Yesu, siyabonga Jesu, siyabonga Jesu, siyabonga kwa nyama Yesu, siyabonga Jesu, siyabonga. Florence Ingabire urakoze cyane kubw'iyo ndirimbo. Florence ngize ikindi kibazo wenda uri umukristo wabimbwiye. Yes, usengera muri Revival Paris. Yes, urakoze cyane. Umukristo ufite gusoma ijambo ry'Imana cyane. Ndagira ngo mbwire ijambo rigufasha cyane muri Bibiliya ni ire jambo. Urakoze cyane. Ijambo ry'Imana ngiye rimfasha. Ni ijambo ririza. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo Uwiteka niwe mwungeri wanjye sinzakira. Nkabisanisha urabona ukuntu umushumba baragiye inka. Umushumba iyo aragiye inka aba ashakira inka ahantu hari ubwatsi bwiza. Umushumba abashakira inka ahantu hari amazi meza. Umushumba ashakira inka umunyu mwiza. Natwe ijambo ry'Imana tuvuga ngo Uwiteka ni umwungeri wacu tuzakena. Bivuga ngo Uwiteka araturagira. Twe turi intama. Yesu Kristo ni umushumba uturagira. Ariko ijambo ry'Imana ritubwira rikatubwira ngo ufite uwo mwana afite byose. Uwo mwana ni Kristo. Ntacyo uzakena ufite Kristo. Ntacyo uzabura ufite Kristo. Hari aho batubwira akatubwira ngo shobozwa byose na Kristo duha imbaraga. Urumva ko niba dushobozwa byose na Kristo duha imbaraga ni uko tuba tumufite fast. Yesu iyo tumufite ni udushoboza byose. Ntacyo wakena ufite Imana, ntacyo wabura. Iminsi yose uhora usimayilinga nta kibazo. Iryo ni ryo jambo. Ngize ikibazo no mu nzara atari muri ibyo gusa, ahubwo ni n'umuvugabutumwa afite ijambo ry'Imana. Ariko ungize kumva ko papa ari umupasiteri, ariko ujya ubwiriza ko n'ubwise utari muri ibyo gusa, ahubwo ujya unabwiriza. Kubwiriza ntabwo ari impano yanjye, ariko ndabikunda. Uburyo uvuzemo iryo jambo ntabwo yaba ari uburyo busanzwe gusa. Kubwiriza ushobora kubwiriza muri korali, hagize nk'amasengesho cyangwa service igitangira mu gitondo ukaba wavuga nk'ijambo ritoya, ariko ntabwo utabwiriza mu rusengero. Florence, ikindi kibazo wenda imirimbo yawe numvise ari imirimbire ifite sound nziza. Ese wabukoresha ibihe bikoresho? Sinzi niba nabyita ibikoresho cyangwa sinzi niba nabyita iki. Wabukoresha utuntu dutuma wenda, kuko ntago ubyiga ariko ntago ijwi ryari rimeze gutyo gusa nta kintu. Ukoresha utuntu kubyo bituma ijwi ryawe risoundinga neza cyane. Tujya numva ngo twatanga wisi wenda tujya dutuma niyatanga wisi niba ari iki, ariko ngo bituma amajwi agororoka amera neza. Njye ntabyo nkoresha. Nta kintu kimwe gikoresha gusa. Ntacyo. Ikindi kibazo wenda Florence nshaka kubaza, turimo turagana wenda no ku musozo, ndagira ngo umbwire Florence, wambwiye vision yawe ko udafite gahunda ko ufite kuzarenga abanya South Africa. Yes, ndagira ngo nkubaze wenda uburyo ubikoramo kugira ngo vision yawe igere, kuko cyane cyane ikintu umuntu aba akwiye guha agaciro ni vision y'umuntu. Vision yawe ni cyo kintu gituma wenda utekereza ko uzabigeraho, kiguha imbaraga, kivuga ati ibi bintu mfite imbaraga wenda ko iki kintu nzakigeraho. Impamvu mba numva ko njye nzabigeraho nuko bikunze, kandi nkaba numva ubuzima bwanjye bwose ari bwiza. Niyo mpamvu nzabigeraho.
urakoze cyane ariko hari ikintu navuze ko nza gukora ntaza kukibagirwa ntagikoze. Uyu nguyu wambwiye ngo ni musaza mu bucura. Yes, ashobora kuba atari umucuranzi gusa wenda nawe afite akantu agira ngo numve koko niba iwanyu impano yo kuririmba muyifite nyakuri koko. Reka witwa izina Eric. Yes, Eric, ndagira ngo turimbe akantu byibura gato numve koko wamugana iwanyu impano yaba ihari. Inyanja nizisuma ibicu bigahinda bigaragaza kuremana kedokunda. Inyanja nizisuma ibicu bigahinda bigaragaza kuremana idukunda. Ndabiha imyako kugira neza kwawe imbabazi zawe zizanyomaho. Ndabiha imyako kugira neza kwawe imbabazi zawe zizanyomaho. Yes, arakoze cyane Eric, ariko ndakeka mwabyumvishe natuzanya kumutumira sinzi ariko Imana yo mwayumvishe. Dusoza rero Florence, turagushimira cyane ko wabanye natwe. Yes, nagira ngo ushyire indirimbo ya nyuma udusezera ya nyuma. Indirimbo ya nyuma udusezera kuko ariko na musaza wawe sinzi ngenda ndagupanga neza abuze kugenda baza kutubwira niba nawe muri comment batubwire neza niba nawe twamutumira uko dubishe impano niwanyu ariko tutabigora ya nyuma dusoza. Umutima wanjye waguciye kukuramya mukiza wesuku ibyiza n'iby'igikundiro n'ibishima byose ndagandutse ndamanutse nciye bugufi ushingwe hejuru urakwiriye gushimwa mwami w'igitangaza izina ryawe rishirwe hejuru. Urakwiriye gushimwa mwami w'igitangaza izina ryawe ryamamare hose. Urakwiriye gushimwa mwami w'igitangaza izina ryawe rishirwe hejuru. Urakwiriye gushimwa mwami w'igitangaza izina ryawe ryamamare. Yes, murakoze cyane ndagushimiye Ngabire, ndagushimiye nawe Eric, mwakoze cyane. Ndabashimiye namwe mwese mwamukurikiye God's Talent TV. Don't forget to subscribe na comment hasi ibyo tuzakora ubutaha. Ndabashimiye cyane, mwabonye ko tuba dufite byinshi kandi by'umaro talent nziza. So turi kumwe ubutaha na talent ubutaha.